Dabosi ifatanyije na Madhan Focus Pictures babazaniye filime y'igitangaza Shenge series. Ni filime nziza cyane igaragaramo ibyamamare bigiye bitandukanye nka Papa Idi, Kiraman, Feruje, Rufonsina ndetse n'ibindi byamamare byinshi cyane. Donc kuri wowe uri kumva ko ugira ubona ubutunzi bwinshi ubona ibyo ubona ari ugomba kujya gukorera shitani. Bajya ubuzima Beatrice abayemo n'ubuzima nshaka kubamo nta namwe buhuriye. Ubusisi mbonye umugabo nzacemo mana wowe utangaga abagabo ndakwinginze. Tangira utekura n'iki ese ubuzima ni iki ukunda namurangiye umugabo agatinyuka akagenda atananzezeye. Mwana wanjye ni usibuka n'amashi uzibuka byabihe. Noneho ndagira nkubwire ngo ntabwo ugomba kuva hano ntabonye uburenganzira bwanjye. Njyewe nemeye kujya mu birenze byawe. Igitambo nta gitanga aho bigeze ntacyo kanye ntabwo ndimo kubisobanukirwa kandi I'm tired of fighting. Rundabese yakubowe irarundebe nguho butu. Mu minsi iri imbere muratangira kwibona kuri screen zanyu Shenge series, igisubizo n'umunezero mu Banyarwanda.